reka nawe Burikana atitaye yuko ubukwe batangiye kujya babusoresha ari kwereka umwana Kigali ubanza amafaranga yamuriye we ari kumuzengurutsa mu bwati ngewe izi ntoki ubona nzazambika impeta 602 umwana nawe akavuga ngo wakumana nzaguha urukundo nushaka upfa reka nawe Burikana umwana yamuryamye mu gituza arangera avuga ngo nibashake bazankuremo impyiko banansoreshe miliyoni 600 nzabyemera kumbi Burikana arakano yari yambare mu mutwe wengera akamukuramo umwana abonye mu mutwe wa Burikana avuga ati wabeshya gakusana de bene kumbura sanara faya ndapfukama ndavuga ati wambabariye ko nashaka kuzakubomora wengera garutse asanze hano nari ndabugatireka nkubomora ni wowe utumye umwana abona ukuntu nsa nabi mu mutwe arandira avuga ati ngenda korekana nkujyana abana ne bazajya bakona bazajya bakwirukaho ndavuga ntanjyanye ku mupfumu we ndamubaza ati bazajya bampa umusuwagege aravuga ati bazajya baguha umusuwagege aranjyana mama we kumbi yaranjyanye muri Kigali Clipa Zone yesu we nawe anyereka blueprint y'amakwafa agezwe aravuga ati kwafa barayinterekaho ati barayigutereka ati none ndasohoka Pamela avuga ati nda ya kabiri nayo yintere mama we wengera ati wa muntu uri bugukubite kwavuga sana de bene no yungo reba ukuntu yiryame yigarame kune bakura mu turinete tibyagenze bite iticara ho ngaho miteguhindura nka de bene avanze na Chris Brown ndebye mu ndorerwamo ndavuga ati mwana nasaga nakavumbura amashiga mwana reka nawe yankize gitambara avuga tubwo wageze muri Kigali Clipa Zone hano mu mujyi mu nyubako yarabona adresse muri furo ya kabiri birakemuka nyuma y'iminota mike yareka nawe de bene Pro Max dore umucongo yesu we ndarwara sida we abakobwa batangiye kumpamagara telefone nenda guturi maze kubona yuko Pamela atahisemo nabi kureka tukabyarana uriya mwana ariko muzanyizwa niki dore umucongo reka nawe Gwamo Tukwatse bro